Alo, ninde tuvugana? Okay, amakuru Kelia. None se cyagiye numvaga ntazi ibintu murimo, numvaga umeze nkaho uri kumwe n'abandi bantu birancanga, numva sinzi ibyo byagenze bite se. Ninde mwari muri kumwe? Ugira sister wawe se burya? Abantu bavuye araseka bya ni ibisanzwe bya byancanze, numvaga ari kuvanga imyaka, ngo ufite imyaka ingahe ndibaza. How can I tell someone whom I don't know that I'm this years? Just bya byancanze numva sinzi. Umwana ajya amenya ko ngana aya masaha ntabaza tuzingo yari Kurumva kwiva mu Rwanda sawa. njyewe mu kutwara tunaniye Byagenze bite se? reba guhera mu gitondo ugeze umwana Watwa. twabyutse yanywa icyayi Sharifu yambwiye ngo yamuha igihe ntiyatubwira agiye namuhamagaye ngo mubaze Ntabwo uri kumama agasanga gufate. yanze Nise afite ikihe kibazo? Ntabwo mbizi. Ko yagiye atanavuze se. ntabyo nzi nabi Shuri ya mwana. ntabwo yagiye gushaka ntabwo ari kwiga se Ya mwana warananiye n'isi y'Imana. Uyu none wenda mugira. Uyu ucishe mureba ko kwica muse wase. iri kuva aho ikibana Maze siri gucamo. Yego. Shawo yariga njyewe reka nkubwize ukuri. Nkibona directly nkibona amafoto yawe. Naravuze umwana ni umunyarwanda, uyu mwana ni iki? Ubu ni se uri umunyarwanda pure cyangwa uri umumetisi? Yewe no nabirenze nyine byakubwiye ntabwo yakubeshye. Nkunda gukora ibintu by'ama business ariko naragukunze sure ariko ko hari ikintu ndi gupanga muri jewe ndi kugutegurira kandi uzakishimira kuko ni ikintu cyiza cyane kijyanye n'ukuza. Yeah, okay, so wowe nyine nuba byumbwira kuko uri serious uramutse uje imodoka ni gusiga nuzana kabi kagusiga ahantu bita ku appartement uri kuzamuka yego kuri gare neza Nyanza uzamuka ahantu bita ku appartement we nuhagera wambwira nakwereza n'umuntu akaza kakureba ko naho ngaho hafi. Yeah. Okay, take care. Bisous. Okay. Wow. Hey. Chiko ana umare umuti wa murezi. Umare umuti. Mbega umwana. Kanongere nyarebe ndebe. Umwana ni we cyangwa. Ngwino ngwiremo. Asano. Ibaze kuza mvuye no muri sport wallahi. Chiko zubu nkoreye umuti kabisa. Kandi ndebe icyo nkora wenda baza kumbwira mu kanya. Hello. Oui. Waje. Nash. Amakuru. Neza. Kumana warana. Sigasa neza. Sinakibyibuha. Kunzi iki? Umva bana wewe. Merci.
Kandi se abageze? Allo? Wageze se? Uhagaze he ngo tuvugana? Okay, noneho reba zamuka gatoya ku gipangu cy'ubururu. Kanze mufungurire. Zamuka gato ku gipangu cy'ubururu. Sawa. Mwana najya yica gahunda wallahi. Sagira kakanya. Nta kintu kibura kugira ngo ngirera. Umwana ngiye kwakira umwana meze kuriya. Nze mwereke kuza mbere kujyangi. Yes. Yeah. This is my home. You're welcome. You're just welcome. Feel free. This is your home. Wow. Merci beaucoup. Yeah. Oh. Ubonye ari kure? Kure ariko ni heza pe. Oya nabyadanje angaha siko dora twimuka n'ubushobora kumbana hano ugasanga se unyiri. Meze neza ariko. Ya wowe se. Urakeye ntabwo yabeshye. Ntabwo yambeshye biseriye. Mu mafoto neza wagira ngo ari kibazo tansubije neza. Utabeshye. Uri umunyarwanda piwa kuri mama no kuri papa. Cyane rwose. Urya ibikize? Uri kuntera isoni nawe. Isoni urazigira? Very seriously. Can you please stand up and give me a hug again? Yeah, it's okay. Okay. Wow. I feel like I can't leave you alone here. Thank you. You're welcome. Yeah. Ngongera wicare. Mba nakwiteguye dore byose bya bintu byanyu mukunda byose mba nabiteguye. Wow. Ni ikigo mbikunda. Ngira inshuti nyinshi bambwira nyine bambwira aba sister biki n'ibiki bakunda ibintu. Ego. Ariko ari ikintu uribuze gukunda Kelly. Your gift. Really? Yes. The gift. I really have a gift for you. Oh my God. No just iri mu nzira ntabwo irahagera ariko mu nzira. Ngira amatsiko. Urose ko ngira amatsiko. Amatsiko cyane se? Birenze. Uraza kuza kubibona neza. Ahubwo narangaye nibaje kukwakira. Mba nirebe gusa akadogo namutumye mba nde hano ngiye nyine reka ndebe ko nakwakira. Uko nabikubwiraga birababaje pe. Nubwo nari naranze kubikubwira kuri phone, ariko nyine narababaye. Ese n'abo bantu bagufashe byibura ari n'uwo wigeze ubona n'agasura gato ngo umuntu amenye aho yahera? Ndamutse mubonye nabonyemo umwe gusa, ariko ndamutse mubonye nyine nahita mwibuka. Uzi rero ukuntu ngiye kubigenza, turaje tubyinjiremo kandi umbabarire ubeseriye pe mw'iki gihe sibyo ugabanya ubutesi ubwana wari ufite ubushyire hasi ibintu urabona ko ibintu bikaze. Ugomba kuba amacuwa nyine umani wanyereka nk'uwo muntu kabisa. Famiye yose barayifashe barambabaje barankubise, ahubwo hari n'ikindi nibagiye kukubwira, uzi ko banafashe ku ngufu. N'umuhungu umva nawenzi ko abantu nkaha pe mvana nungu yashashe ana nzamugurira akantu pe. Ndi phone yanjye nayishyize. Kelia, bambwiye ko ukunda coffee. Yeah. Let me pass first.
kanze mfashe Jesse njya kujya igitondo ibi ngibi ni bya byanshurije Shasiko nikunda. Sure. Okay. Yeah, you can just serve yourself now. Tabia sasa mushire mnagonza sukari kumbe. Arishi. Bagize ngo ni warutinze se? Warutinze mukanya ndi inama ngiye kujyamo mvuye muri sport mukanya barabya tukavuganaga mvuye muri sport. Mfite n'inama ngiye kwita njyamo nonaha. Gusa ndishimye. I'm just happy for you. Shana nishimiye gukubona pe. Umuntu kugamagara se. None se baragupimye kwa muganga? Bagutera na miti yatuma nta kindi kibazo wagira na Dogita nyine nakangutse tuganiraho. Arambwira nyine uko byari bimeze. Angela nambwira nyine gusingira ikibazo ko yarabikurikiranye neza. Okay. None se abantu bazajya nsubirayo ngende kwisuzumisha abone niba ubuzima bwanjye bumeze neza. None se abantu bagufashije kubibaza uzamusura yawe? Ariko dogita yari yambwiye ko nyine azamuzana. Okay, nanjye uzankire muri iyo gahunda najya kuguhuza nabo nzabimari kugira ngo tumenye ukuntu dufatirana. Njye naje mu Rwanda niyo mpamvu nakubwiye ngo dushake location ahantu hihishe. Hano ni sawa nta muntu wapfa kumenya ibintu byacu sibyo? Tuzabajya mu nzu nini ibintu byacu byose twabishyize ku murongo. Niyo mpamvu nyine no mu rugo nanze kuhajya kuko nari mfite ubwoba ko banahaza. Babona ari sister ndamuzi uko. Ariko mureke ndaza kuba muvugisha. Okay. Hanyuma rero mbwira ndi makuru. Amakuru ni meza pe. Kwiri ibihenze. Je ntabwo mbyumva. It's first time just I met someone like you. Sure. Mana yanjye. Ubusera nta bandi basheri wagiraga. Njyewe jabo. Njyewe jabo. Aka kazi tuba musuko nababura. Ariko uzabaze Anna, buriya Anna niwe twize guhurira muri anniversary y'umushuti wanjye. Anna yaje gutyo ariko ukuntu bandi babyinaga gutyo nawe yahise nyemerera pass. Ariko ukuntu abandi babyinana n'abasheri babo ngiye basanga wapi asanga ndende alone arambaza. Ibaze ko yarambazaga se uri pede. No, just I love as others they love. Ariko ambwira ngo mfite umwana nzaguhamo pass. Ngira niba ubyemeye nzaguhe pass. Bambwira si aho waba unkuye. None ndeba yajya aterura izuba ryose ngo pa aramereza. Urumva rero just I don't have anyone. Ndi single you see. Nagubona ibiganza byanjye arime tubona. Nangamba bangiye nyine. Sure. Yamabana na Kadogo. Ubwo rero ndumva yego. Ahubwo se wowe urambwira ko iri zuba ubwiza ufite sheri. Urambwira ngo mu Rwanda ari njye nyine ukubonye. Yego pe ni wowe. Are you single? Yeah. Really? No good. Will you marry me? Umva ngira ikibazo naje sheri. Sibyo? Yego. Ngaho rero mayjo wanzaniye. Bibizi ntabwo kari kwiburira. Shasheri rero kubera naje nihuta sibyo? Ntabwo nigeze njya mu byo by'amashokora pe. Gusa agasitire ko urumva sitire ntabwo yo nayibagira. Nta kibazo ndategereje. Yego uraza kureba mu ivahisi nanjye reka njye kuba nduhuka nembere no hanze de ukuntu hameze. Nta kibazo nutinda gukanguka ndaza kukwikanga. Oya sheri ndabamari sibyo? Warumbwiye ko sitire wanzaneze mu ivarisi. Umva sheri nakuzanye ariko amashokora yo. Okay. Kanirebere. Okay kanajye mbere cyamyo. Okay, take your time. Koze nona. Kira birisere ko njyewe none se ndakina se. Njye ntabwo nabona umwana ufite ubwiza bumeze gutyo ngo ndayiza nzu yazi. Ntabwo byakunda. Okay, first enjoy. Enjoy bati ntagutera isoni ukagira kanange nko kumazi ubundi. Urabungira amakuru neza. Merci. Shayondi
kubona sister rukomeza kumamagara kakanyuze ushobora kuza kuri bisazi ahubwo bamenye nzagaza musura. Okay, nyine nugaruka nakubwiye ko gift yawe utarahagera nta kibazo. Umva ariko mfite amatwi yo gift. Umuntu wese yayigira kuko ibaze gift izaza mu ndege. Kuko ukiri none kwinkwira ibirenze ntabwo ari kwanga ni gift gusa nibirenze. Okay, nta kibazo nanjye ko narindi kwitegura kugira ngo mbone ko njya mu nama. Ubwo nyine iyo gift nagutumirije igeze hafi iri muri Ethiopia. Kandi ni impano nziza nararebye nyine n'ubwa mbere ngewe nkunze umuntu numva aranyattractinze numva njemo no mu mutima agahita ajyamo none nkanasanga live hari ibintu byadusaba sister mukoresha mu bintu by'amasnap n'iki ariko uzanyurwa ndabizi neza. Sure. I really appreciate. But there is no need of appreciation. Nta kibazo rwose ni ibisanzwe. This is the beginning. Ni ibisanzwe ubwo nyine uzabikimira nyuma. Kana idol sister none arajya yataza. Okay, na ribi wabwo so wakuzamukana kugira ngo tugire. Kujya twihute. Okay, sawa. Wow. Shobora nzamukorera ikigori. Ubundi se asanzwe bikoresha. Urangana rananiye sinzi tunasigaye mu iminsi asigaye afite agakundi mu kabanyeshuri. Wabonye abana baje hano ushize. Ubu se bagiye kongera kureba. Kandi namwiyamye ukundi naturiye. Icyo nawe mu gahungu ntazi ngo niba yifunga Khalifa nta n'umwe mbyibuka. Kapita ubugambo ari umukobwa ngo banywengwa ibaza baba. Ntabwo ajya amenya imyaka afite. Rero umwana ntamushaka. Mutashye. Ariko ndaza guhamagara se amuhamagara mwihanize kuko njye amaze kumenya. Ntabwo. Mwese wo. Ibijyana bisese kweli. Urambanyije biba biri gukora we. Morning babe. Morning Sheri. Umeze ute? Ndi kuri TikTok gusa sureza. Baba ibintu ndimo. Ndi kuri TikTok gusa bisanzwe nta bintu byanje. Nanze gukangura urabona ko nabitse ndikora icyayi. Umeze ute? Kuri kwitegereza. Babe, where's your ring?